cyangwa se ukuntu kinaniye ariko cyari kimajije kuba cyiza. Dore ibuntu ati nkazongera kumva unabwejaguye gutyo. Ati ubu ntabwo ukiri mu rwego nk'urwanje. Hari abakwiye ngo kumenyera iki ubuzima. Naramugenza yanava no mu rugo yambaye ishutiye nabigenzuye. Rimwe na rimwe akaza atayambaye. Ubwo saba ni mubike. Umugore uranyara mu kadobo ngo ninjura byuka ndaja kuzimena. Yanazi iryo joro twasinziye najya ngo ndakabakabye nkumva intoki arazinyase. Ni koko shushubi wambabarira nkagusoka ati gasoke nyoko. Urumva ukarya ukanywa amata ukamera neza ukava kubira. Ariko ntabwo uzumubirisha. Buzi kuraragura vunaguza uyu mwana. Ubwo nje uba wumva kugo musonga nagukira gute. Ereka ngenda cyane muto. Ikintu kimuhinduye rero niko nshaka kumenya. Urumva icyo gihe nyine nari ndi mu rwego nkurwe. None zose ukwezi tujyaga umurimo ukundi umvaga umwe yagugurishije ntingutunga urutoki ati nkaguha nyoko nkacisha make. None imirima zose zirarangiye. Yaje ameze kuriya ntahindutse mwaga meza ngahe ejo bundi. ndagiye babikaze babampamagaye. Registre niho ahangaha nandikamo ibibazo by'abaturage. Protokora neza ariko ejo bundi nagiye nkasanga mfite uburingiti mu bwana dufite inama y'ubutaka ibibazo by'ubutaka bagiye gukata site inaha hose. Ngiye gutanga raporo y'abaturage bose batuye hano. Yesu ubwira gutungura utari wayimbwira. Buri mwanya barampamagara bakoresheje code kandi baba badutunguye ntago baguteguza. Sheri umbwabire uze kare basi. Sheri basi bihanganiye mutaye karukimure cya kibazo cy'abamusaza. Uramusaza ibibazo bye ndabizi ndaperereza uzi ko muri uyu mudugudu wose uramusaza yabaye iciro ry'imigani. Abantu bose barabizi. Nyine ko icyo utakemura. Erega yuri umugabo hari ibibazo wihanga. Kuvuga ngo umugore ngo yaguciye inyuma ngo yagukubise. Nese uriya musaza uriya mugore yashatse yabonaga yamushobora. Reba uriya mugore ibintu aba yashyize kumenya. Urebe ibintu aba yashyize hano. Urebe rirabuno ry'uriya mugore. Urebe ubwiza n'ikimera. Urabona se biriya bintu bihuye n'uriya musaza. Ese mwabutandukanyije kugira umusaza uzajye kwiyahura. Reka nkubwire hari ibibazo nk'umugabo yihangana nihangane bizakemura. Nuko utumvisha wamaganya yari afite ntago uzibaza afite umwana murwariraho agakubura umugore nta kintu akora batandukanyije abantu. Reka ni kurazubakwa nanjye urumva nk'iyo ntashye ntuzi ukuntu ncanaho umuriro sinihangana se ntazi uriya musaza noneho wifashe akajya kwishyiraho umuntu adashoboye. Niyahura zapfe wajya ureka nese maze iki ujya mu nama abaturage babayeho nawe. Noneho reka tuzareba ikintu kiriya kibazo tugikemura ariko nyine ababaye nyine basugerageze ntuzanca inyuma njyewe uzambabare ntuzanca inyuma. Nzaguca inyuma se gute? Ngusiga mu rugo ahangaha ndavuga menye ko wanciye inyuma njyewe uretse ko nanjye naza nkakwica ariko mba nivugira ubwo nabyumvisha wanyica. Rero shu mbabarira ugerageze iki kibazo gikemure kandi kirangire tubyige ukuntu byarangira kandi bikarangira neza. Nese nta kintu watekereje nk'umuntu w'umugabo. Niba ari ikibazo ufite ngiye umbwire uriya mugabo wawe tukure mu nzira. Nimbona byashoboka bitatugeze ariko mbabarira ni gute nzasangira kandi ikindi ugomba kumenya ugomba kujya utaha mu rugo ufite agasuzuguro. Wirakaje n'ibisanzwe. Nubwo nshaka yuko uriya mugabo uzongera kugira ikintu na kimwe umutangira. Narabimubwira koko byarangiye. Hahandi azajya nakubona agahita ajya munsi n'ubundi nta nubwo yanakinisha no kumwaba kuri wese. Mutuku
mudugu ngusanzeyo noneho yewe muze uragarutse Imana ishimwe Kristo yeza kujwe komera nawe nanone uyu we twaramenyeranye niwe nsangaga hano buri gihe gusa nzize nkurituye iyi nkoni niwe nsangaga ha gusa bimeze bite se bije none uko ngera aha nkakubura ngera mu rugo bwiyongeye mfite ngiye mu nama ku karere ariko namwe agoma nama si perezida babwiraga ngo iki uyu munsi nameje inama zo bundi yindi nejo bundi yindi muzakemura ibibazo byacu byari ntago biba byoroshye muze natwe turara amazi cyumva rero ngeze amahirwe nyine nkuguyeho rero mfite ibibazo byinshi urugo rwanje rurananiye none rwose icyo nagushakiraga aho kugira nzica umuntu cyangwa banyice wamfasha ukantandukanya n'umugore nicyo kibazo rwose umva gwa mugongo nago dore iyo mpagaze akanya kanini numvaga gugututse rwose mbabarira uzuntandukanye nawe reka usuko wabona umugabo nyabari ugomba guhangana n'ibibazo byawe ariko umugabo ko ntako ntagize nasi koko mudugu umugore utaramenya ngo turabaho dute ngo yuzuze inshingano ze mu rugo nk'umugore umugore urataza saa 8 z'ijoro za saa 7 yanasanga twihombetse agatotsi kaje tukumva inzugi zitugejejeho ku bishogoshogo ubwo wambwa ngo ni umugore nyabaki rero muzehe amakuru majije gufata muri iyi minsi nubwo ikibazo cyawe re gutakimbwiye maze iminsi nyumva cyishyushyushyushyushyushyushu hanyuma yo kucyumva maze iminsi numva icyo kibazo cyawe ariko ikindi kintu nawe muze reba uriya mugore washatse urabona uriya mugore muhwanye reba imyenda wambaye reba uriya mugore ukuntu asa reba ukuntu ateye reba ingendo ye njyewe urabizi ndi umuyobozi mwiza pe urabizi nkemura ibibazo neza ariko muze njyewe urabona kiriya kibazo cyawe ntabwo wabana n'uriya mugore wawe ukuntu wowe umeze reba ukuntu asa ariko si none ntabwo ibyo bintu oya mudugu koko none ko ukuvuga gutyo kubizi kandi oya siko niwe watashe ubukwe bwanje none se weho wari ukiri muto ko nayo icyo gihe wari urimo bavumba uri gupfumura mu ruzitiro ukuja gusaba ibiryo mu batetse koko ko wabonye buriya bukwe ntibwatwaye nka 1 miliyoni 4 zose zari izanje reba namuzanye rata mfite imirima 9 urumva icyo gihe nyine nari ndi mu rwego nk'urwe none zose ukwezi tujyaga umurimo ukundi mbaga umwe yagugurishije ntingutunga urutoki ati nkaguha nyoko nkacisha make none imirima zose zirarangiye yaje ameze kuriya ntahindutse mwaga meza ngahe ejo bundi ikintu kimuhinduye rero niko nshaka kumenya muze njye nakugira inama reka iyo uri umuyobozi buriya wumva impande zose uragenda ugafata ku ruhande rw'umugore ugafata no ku ruhande rw'umugabo buriya wenda umugore ntago turahura ngo tuganire numve ibibazo nyine nawe afite nawe wasanga afite ibibazo birenze ariko noneho ikintu ngiye nakubwira muze ihangane niko zubakwa ariko niko zubakwa umugore urarara nanjye ibyo ntabwo mbishyigikiye niba se ariko zubakwa si gute umugore uranyara mu kadobo ngo ninjura byuka ndaja kuzimena yanazi iryo joro twasinziye najya ngo ndakabakabye nkumva intoki arazinyase ni koko shushubi wambabarira nkagusoka ati gasoke nyoko urumva nkavuga inti shahu koko kureba twabanye dukenye tukaza gukira nubwo ubunyi seke biri kuza ko twajyanye akabisi n'agahiye tukabyarana abana bakaba bamwe barashingiwe dufite abuzukuru koko wa mugore we uhindutse ute bigenze gute ati nkazongera kumva unabwejaguye gutyo ati uwo ntabwo ukiri mu rwego nk'urwanje hari abakwiye ngo kumenyera iki ubuzima
ngwe majoro ago majoro azaga rero ngo haraba nsimbuye ngo baba bari kuganira ngo bamwe banavuga ibya bindera vugaga byo kugushinyuma sibyo sisha akava no mu rugo naramugenzuye bura mutugudu kibazo ni ibimenyetso uwo mugore ariko umuhungu wiwanje azamfasha kamugira inama naramugenza yanava no mu rugo yambaye ishutiye nabigenzuye rimwe na rimwe akaza atayambaye ubwo saba ni mubike reka muze ari ibintu abagabo batariba mu kujya kureba isutiya ngo bitumara ibi none mbese ko abaje akarara yambaye n'igisarubeti nagira ngo ndashimashimye nkagira ngo inzara zivuyemo gusa naba ndi umugabo dutandukanye reka nkubwire reka nkwereke hari ibintu bitakwiye gutuma ushwana nziyahure ntabwo ari wo muti reka nkubwire ibintu reka nkubwire hari ibintu bitatuma utandukanye niba ubona wavuye ku bintu usubu ibyo bintu ukabireka urara ukabakaba ukabivaho ukaba nk'umusaza ukakira ubwo buribwe ukarya ukanywa amata ukamera neza ukava ku bintu ariko ntabwo uzumubirisha buzi kuraragura vunaguza uyu mwana ubwo nje uba wumva kugwa musonga nagukira gute reka ngenda cyane muto y'imyaka yanjye niya urabona ko ngenda cyakeneye nyine menya ngo natwe tugeze iki kigero dusazaga turi kuba nk'abana noneho rero muzehe urabona mfite umwanya mutoya ndashaka kugenda mu nama ndabona n'amasaha nese yamfashe kudakemuye ikibazo nubwo urubanza rurijyane ntabyo kongera guhura mu itariki y'urubanza uzaze ku itariki 5 z'ukwa gatatu turi mu kwa kangahe urabona turi mu kwa kabiri ku itariki 29 agomezi rwose ngaho noneho ku mugorobuze ubu munkuriye mu rugo by'agateganyo abagiye tuzaburana ku iyo tariki noneho muzehe ntabwo nge urumva ngewe ntabwo nshinzwe gutandukanya abantu ahubwo nshinzwe kubunga muzehe mubiretse aho gakeya wenda wihe nk'amezi nk'atatu utamukabakaba ukagenda ngo ujye ngo umenye ngo yasohoke arega nibyo naramenyeye narabiretse none se ago majoro ko atakwemera kugagabana ngaho nyine umushake umumbwirira gagabana ariko koko mudugu none ndi uwo gukarabya umwana nkakubura imbuga nkoze ibijumba nkaja gukura ngateka umugore ari kuja aranyorosha nimba ari ibitsike rero sinzi ibintu by'ibiraso bari gucucika ku minwa nkabona abaye nk'ijini igipupe neza neza umudayimoni umugore wa viziyo nizo viziyi ave muze rero reka tuzahure ku munsi w'urubanza nzagerageza nshaka umwanya nyure n'iwawe ndebe ko hari icyo nabafasha mbunge ariko bakakanya manura urubanza warushize kure rushire hafi ntacyo tubonane ku itariki ya mbere ubwo nejo bundi ibiri nyuramo turi mu kuri 29 z'ukwa kabiri ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu tubonane saa 8 ntacyo hariya hehe hano mwibambira ku kibuga ure ara mu kibuga cyo mwibambira ukabaya noneho dukemura ikibazo ubwo urero ubwo ni wewe uramuha iki komfukashi ndayimwandikira nimva ku karere nimugoroba ubu nakerewe amasaha ari kumfata none namenya ngo nareze ndarara mu rwina sheri ndagiye muze wihangane kadutambikana uko nguko ubuzima bwabo cyangwa se ukuntu kinaniye ariko cyari kimajije kuba cyiza dore ibuntu